Ikaze mwe bakunzi bacu ba Rwanda Nziza TV. Aya ni amakuru yo mu myidagaduro turi kugenda tubategurira atandukanye. Umuhanzi Emmy uherutse kwambika impeta umukunzi we Hoza yamaze gutangaza itariki y'ubukwe ndetse n'aho buzabera ubu bukwe bwabo. Umuhanzi nyarwanda Nsengiyumva Emmanuel uzwi nka Emmy usanzwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu yagezemo mu 2012, akaba aherutse kwambika impeta y'urukundo umukunzi we Umuhoza Joyeuse. Yamaze gutangaza itariki y'ubukwe ndetse n'igihugu buzaberamo. Emmy akunzwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo Ntunsige, Keya, I Swear, Uranyuze ndetse n'izindi zitandukanye. Ku wa 13 Mutarama mu 2020 nibwo yateye intambwe ikomeye yambika impeta umukunzi we. Nyuma y'igihe kitari gito abantu bibaza aho ibyaba bombi bigeze, yongeye gushimangira ko nta cyahindutse, ashyira hanze itariki yabo y'ubukwe anashura naho buzabera. Itariki igaragazwa n'integuza y'ubukwe bw'aba bombi ni uko buzaba ku itariki 19 Ukuboza muri uyu mwaka. Ubukwe kandi bukazaba butazabera muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherereyemo cyangwa mu Rwanda nk'uko benshi babyibwiraga, ahubwo bukazaba buzabera mu gihugu cya Tanzania mu murwa mukuru wa Dar es Salaam. Integuza y'ubukwe bwa Emmy na Hoza butegerejwe mu mpera z'uyu mwaka muri Dar es Salaam, ubwo Emmy yatangazaga ko umukobwa yambitse impeta Hoza ari we yatoranije. Yagize ati "Ndagukunda Hoza." Ubu butumwa yabwanditse munsi y'amafoto aryoheye ijisho amugaragaza ari kumwe n'umukunzi we basohokeye ku mazi, ari naho yamwambikiye impeta. Umuhoza ari we bita Hoza ugiye gushyingiranwa na Emmy yakanyujijeho mu rukundo n'umuhanzi Peace Jolis ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hoza yatangiye gukundana na Emmy kuva mu 2018 nubwo byagiye bivugwa impande zombi zikabyima amatwi. Peace Jolis yakundanye na Hoza mu gihe cy'umwaka umwe, dore ko bakundanye mu mwaka w'2016 baza gutandukana mu 2017. Nyuma yaho nibwo uyu mukobwa yatangiye gukundana na Emmy kugeza aho biyemeje kubana ba bombi akaramata. Aya ni amakuru ari kugenda avugwa mu binyamakuru bitandukanye. Iyi ni Rwanda Nziza TV. Komeza kubana natwe ibihe byose, kandi nawe nibwo ari gukitwumva twagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha gusangira amakuru meza nk'aya ngaya yo mu myidagaduro. Komeza kubana natwe ibihe byose, dukomeze gusangira amakuru meza nk'aya ngaya twabateguriye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose.